Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi amanywa ndetse na nijoro. Reka mbifurize amahoro y'Imana akomeza kuri wowe. Hanyuma niba udukurikiranye mu gitondo mbifurije umunsi mwiza kandi ijoro ryiza Imana izi kuguhira muri byose bigiye bitandukanye. Nitwa Ben, nyemerere ukore subscribe kutarigeze uyikora kugira ngo turusheho kubana umunsi ku munsi. Tugiye kumva message, tugiye kumva ubutumwa umukozi wayo waciye bagahita tutabona nayo kubiteka shimwe twinjiye kumutugabiza. Hanyuma reka tumwakire uwo mu nyaro bwa mbere atubwira amazina kugira ngo tuze kubana mu mwanya cyo kwinjiramo twese tuziranye. Tubaye ikaze mukozi w'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Turabishimiye natwe kuduha ikaze hano bino miyoboro Imana yashyizeho cyangwa se kwa bino biti n'amabuye, kuko biravuga ngo nimwanga kumvugira ibiti n'amabuye bizamvugira. Rero turashima Imana yabiduhaye kugira ngo tuvugire mu izi koranabuhanga. Rero nakira ikaze mu mpaye, Imana ibaha umugisha. Amazina yanjye nitwa Tuyisenge Daniel, mutumishi. Nkorera Imana nta mupaka ngira, ntago mvuga biri Imana, ntago ndeka biri Imana yambwiye ngo mvuge ibyo abantu bashaka, ahubwo mvuga iby'Imana ishaka kurusha ibyo abantu bashaka. Rero Imana ibaha umugisha. Ninjye uyu nguyu ndi umurokore, ndi umukristo, ndi mu rugendo rugana Siyoni, kandi ndakomeje mu rugendo rwanjye. Izino mu isi ntago mzitayeho, ahubwo ndi kwifuza izo mu ijuru. Imana ibaha umugisha. Murakoze. Twese Imana ibaha umugisha. Icyo bagende bareke bagende kurikiranye. Ndizera nashidikanye ko mumenye kandi musobanukirwe neza. Mureke mwinginge adusengera Imana ubundi atugezeho message Imana yamuhaye. Bareke bagende ikivunge, bareke bagende nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Ko bikomeye Mana yanjye turengerewe. Mana ndagushima ndaguhimbaza, ndagushimiye ko wemeye kongera hano wabwa icyubahiro. Izo naje kuvuga n'ibyawe ntabwo ari ibyanjye. Ngwino ushigikire muri uyu mwanya, ubane nange ugiye kumva buno butumwa, ureke bumuheshe kwihana. Mwuka wera amanukire muri buri muntu wese, umutima wose ugenderere. Ukomera kwawe aba ariko kuboneka. Mana ndagusaba imbaraga kugira ngo ubane nange. Abagiye kumva ntibumve ngewe, ntibabone nge Daniel, babone wowe. Ureke ugushaka kwawe aba ariko kugaragara. Ndinde kugabanya cyangwa kongera. Ibi wambaye kuvuga aba ari byo mvuga. Ume kurangurura nshize amanga. Abakwiye kuzumva babyumve kandi bihane. Urokora imitima ya benshi yenda kurohama. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Imibabaro yanje yose nikwa yizi, ahindura iyo mibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho, Imana ishimwe cyane. Niwumfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. Ijuru abera bazamurika nk'izuba, Yesu ubwo azatwambika ikamba ry'ubugingo. Tumwitegure kuko azagaruka vuba, Imana ishimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Nje hano kubw'umugambi w'Imana, kubw'ikimana yampaye kuzana kugira ngo mbwire isi. Imana yambwiye ngo nze ndangurure nubwo bamwe batanyumva, ariko irambwira ngo nze mbwira abantu ngo ibyo abantu bari bamenyereye bigiye kurangira.
ikindi ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira abantu ngo ibyo abantu bari gukinamo umukino ugiye kurangira. Ikindi Uwiteka Imana arambwira ngo mbwira abantu ngo abitwaga ngo ni abakomeye icyubahiro cyabo kigiye kurangira. Ndabivuga nihuta mwihangane, uyu munsi ndavuga nk'akavuza nduru kuko nahawe ubutumwa. Ikindi Uwiteka Imana arambwira ngo mbwira abari bariyeguriye gusambana ko igihe gikomeye kibasohoyeho. Imana irambwira ngo kandi mbwira ibihugu ndetse nangariza Afurika ko ibihe bigoye bigiye kuboneka. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igiye kwimura abami nirangiza yimika abandi. Uwiteka Imana arambwira ngo kandi je guhana inkozi z'ibibi. Niko Uwiteka Imana yambwiye. Nagiye kubona mbona habayeho ububyutse, ariko mbona ububyutse bubayeho imvura imaze guhita. Imvura yaraguye imaze guhita, habaho ububyutse bwinshi cyane. Nabubonaga mu gihugu ndetse no mu midugudu itandukanye. Mbona abantu bari kuva mu mipaka, bari kuva mu bihugu bajya mu bindi bambuka imipaka, bagenda baririmba indirimbo z'umwuka wera. Mbona ububyutse bubayeho muri Afurika. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igiye kubanza gutambutsa imvura nyinshi ndetse imivu itembe. Imana irambwira ngo imyanda ikuburwe. Nyuma y'iyo myanda igiye gukuburwa, imvura imaze guhita, Imana irambwira ngo ububyutse bugiye kubaho ahatandukanye. Yewe aho umuntu azajya ajya kuvuga ubutumwa batamubwiye ngo icyangombwa cyawe kirihe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo igiye gusuka ububyutse, ariko igiye kubanza guteza imvura. Uko nabihawe barokore, abanyamwuka muraza gusobanukirwa, n'abandi namwe umwuka basobanurire. Nagiye kubona mbona igihugu, nabonaga ari igihugu mu bihugu bigize Afurika, mu muryango w'abibumbye, reka mbivuge gutyo, njye sindi umunyapolitike, ndi umuvugabutumwa, murajya mwihanganira imvugo ngoresha. Ngiye kubona mbona icyo gihugu gicitsemo kabiri, mbona habonetse gusubiranamo kwishi. Nabonaga bibaye imivurungano myinshi, ariko nabonaga icyo gihugu cyuzuyemo abazungu benshi. Ngiye kubona mbona urusaku rubayeho muri cyo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbwira abantu biyarure ndetse kandi bihane ndetse kandi bezwe. Imana irambwira ngo utari uzi gusenga nasenge. Imana irambwira ngo kandi wari warakujeho wahoraga mu byaha udahindukira. Imana irambwira ngo niyihane basi Yezu ubugingo bwe, kubera ko igihe cy'umugeni gutaha kwe kigeze. Uwiteka Imana niko yambwiye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo umurwanyi uzi kurwana ndetse umunyabwenge ku isi, Imana irambwira ngo agiye gushoberwa. Ndetse kandi Imana irambwira ngo igiye gutambuka kugira ngo ihane umunyabyaha. Imana irambwira ngo kandi ije kunyukanyuka ingozi z'ibibi. Uwiteka Imana arambwira ngo abantu bijije ibizira banga kumvira ijambo ry'Uwiteka, ndetse n'abakomeye n'abanyamashuri bize banga kumvira ijambo ry'Uwiteka. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ije kunyukanyuka, kandi nta umunyabyaha azahungira, kubera ko yahawe ngo amahirwe akanga kuyumva. Ubona icyo gihugu habayeho gusubiranamo. Mbona amarira atangiye kubaho menshi kuri bamwe b'abanyantege nke, ariko ngiye kubona mbona hari abantu bari gushyirwa ku ruhande. Mbona bari gushyirwa mu kintu kimeze nk'inkuge. Nabonaga ari ishusho y'inkuge uburyo nayibonaga mu mwuka. Ngiye kubona ariko mbona abo bantu bose bari gushyirwa muri iyo nkuge. Nagiye kubona mbona bafite agatambara gatukura, mbona kagiye kari ku musatsi wabo. Nabonaga ari agatambara gatukura. Mbaza Imana ati kuki bari abantu bafite agatambara gatukura bari gushyirwa hariya? Ijwi ry'Imana rirambwira ngo barana babwiye gushaka ubuhungiro, barangije begera Imana barabushaka badafite gushidikanya.
ijwi ry'Imana rirambwira ngo kari agatambaro ubonye ku mpanga zabo ni ikimenyetso cy'uburinzi n'abashyizeho, niyo mpamvu bashyizwe mu burinzi. Ngiye kubona mbona abandi bari kurwanira kujya muri ya nguge ariko bagasubizwa inyuma. None ndabaza ngo kuki bariya bo bari gusubizwa inyuma ntibajye muri iriya nguge? Ijwi rirambwira ngo bariya ngo bahawe umwanya wo kwihana ndetse bahabwa akanya kugira ngo bezwe bashyirweho ikimenyetso. Barangije barabikerensa kandi bakerensa ijambo ryabahuguraga. Imana irambwira ngo niyo mpamvu bazashaka ubuhungiro bitagishobotse ndetse bashatse gushyirwaho ikimenyetso kandi bitakiri kwemera. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ngende ndangurure vuba kubera ko ibi birasohora vuba. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo benshi bagiye kurebana bumirwe. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo abantu bose Imana ije kubasura kandi abantu bose Imana ije kubageraho. Uwakoze neza Imana igiye kumugeraho, uwakoze nabi nawe Imana igiye kumugeraho. Ngiye kubona mbona ba bantu bishwe n'agahinda kubera ko bari batari kujya mu nguge, bari kubabarira, bari kwicirwa n'agahinda. Mbona agahinda kari kubicira aho ngaho. Ngiye kumva numva umuntu araranguruye aravuga ngo abana bakiri batoya nibafatwe nabo bajyanwe muri iyo nguge. Uwiteka Imana arambwira ngo ntacyo muzireguza kubera ko yarababwiye kenshi mwanga kumwumvira. Yarababwiye kenshi mwanga kumwumvira, ngo abandi mutera abahanuza amabuye, mwanga kumva imbura Imana inyurije muri bo. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo ugiye kurindwa n'uri ikimenyetso ndetse n'umwana mutoya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jésus Seigneur ndakumva. Ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ngiye kubona mbona abo bana bari kwinjizwa muri ya nguge, ariko mbona abandi bari kubabarira inyuma ya ya nguge. Mbona abandi batangiye kunanirwa kubera izari biri kubabaho. Nagiye kubona mbona habayeho urubura, nabonaga urubura ariko rudafite imvura. Mbona rutangiye kubasanga hanze bari, mbona rutangiye kubagwira, bandi batangira kugwa hasi. Nabonaga urubura ruje mu buryo butunguranye. Mbona abandi batangiye kwibaza urubura ruturutse, ntago bari barwiteze ko rwagombaga kuba, ariko mbona rwa rubura rutangiye kugwa kuri bo. Mbona batangiye kwikubita hasi bubamye. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo biriya bimanukiye kugira ngo byumvishe umwana w'umuntu ikibi yakoze. Imana niko yambwiye ngo mbabwire. Nyuma y'urwo rubura ngiye kubona mbona abantu batangiye kuva impande zitandukanye. Mbona batangiye guteranira hamwe. Ngiye kubona mbona habayeho umuyaga mwinshi cyane. Mbona wa muyaga uwushe ba bantu bagwiriyeho n'urubura. Mbona urabawushe cyane, ariko igitangaje ntabwo nabonye aho uwo muyaga waberekeje, gusa warahushe bimera nk'ibikozwe isuku. Mbona baragiye ba bantu urubura rwagweho sinongera kubabona. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo mbabwire ngo nyuma y'ibyo ngibyo Uwiteka Imana agiye gutanga ububyutse. Kandi umuntu wasuzuguye izina ry'Imana, yewe ndagukomeje, nushaka ukunde Yesu kubera ko agiye kurokora abantu bamwikomejeho. Yewe musambanyi we, nushaka ukunde Kristo kubera ko agiye kurokora abantu bamwikomejeho bakava mu ngeso mbi. Yewe mwibonewe, yewe muhakanyi we, yewe ukeretse iby'agakiza k'Uwiteka, nushaka wikomeze kuri Kristo kubera ko agiye kurokora umuntu wamwikomeje ataryarya, adafite imitima ibiri. Imana irangije inyereka ikintu gikomeye. Irangije inyereka abantu 6. Nabonaga ari abagabo 3 ndetse n'abagore 3. Nagiye kubona mbona abo bagabo 3 n'abo bagore 3
bafite Bibiliya mu ntoki, ariko bari bafite Bibiliya mu kaboko kamwe, akandi kaboko kamwe nagiye kubona mbona harimo inani, nabonaga ari inkota, ariko inkota ishaje, ariko nabonaga ari inkota yuzuye amaraso. Ngiye kubona mbona muri iyo nkota harimo umwanda mwinshi, reka ne gutinya kubivuga, nabonaga ari amazirantoki. Abantu muraza kunyumva neza. Mbaza Imana ati none se biriya ni ibiki? Ko bari abafite Bibiliya mu kaboko kamwe ndetse bafite amaraso mu ntoki n'inkota n'amazirantoki ni ibiki? Umwuka w'Imana arambwira ngo bariya ni abagaragaye mu by'Imana ariko bari no mu by'isi, ngo bariya ni abakoreye Imana ariko bivanga. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo niyo mpamvu nabo igihe cyabo kije kandi iherezo ryabo rigiye kuba ribi, bagiye kunyukwanyukwa kandi batake badafite ubatabara. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bagiye kwifuza iby'agakiza batagifite umwanya wo kubibona. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo Imana ije kunyukanyuka umuntu wese wakeresheje iby'agakiza k'Imana. Abantu munyumve neza, intumwa ntabwo yicwa. Ngomba gukorera Imana ndafite gutinya. Nzarinda n'umwuka wa nyuma wanjye uzarinda urangira nyivuga Imana neza. Nicyo nahamagariwe. Ngiye kubona mbona abazungu baje muri cya gihugu navuze mbere. Nabonaga ari abazungu bafite n'abana. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bari abazungu bonye nabo nasezeranije kuzarya ku byiza byo mu gihugu. Bitanibuka ijambo rivuga ngo nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo bariya ni abanyumviye, maze nanjye ndabasezeranya. Yemwe banyamasezerano mwe mukomeze mukiranuke kubera ko ingororano zirahari. Yemwe mwavuganye n'Imana mwe nimukomeze mwezwe, mubane n'Imana mukizwa kubera ko Uwiteka araje kandi azabasubiza. Nimukomeze murinde ibyo kwizera. Bara ni abanyamasezerano Imana yari yabwiye, kandi igihe cyabo kigize gute? Kirageze. Ni nawe nshoreje, reka nsome ijambo ry'Imana nahawe riherekeza ubutumwa. Kiva mu iryo yerekwa Imana yampaye, ijambo riri mu Migani irambwira ngo ninsoza kuvuga nze gusoma mu Migani igice cya mbere mbere ku murongo waho wa 23. Reka tuhasome dusenga Imana. Ndabwira abumvira batumvira bazibonanira, ariko gutungurwa kukugezeho yewe wanze kumvira ijambo ry'Uwiteka. Igice cya mbere umurongo wa 23 niho tugiye guhera. Haravuze ngo nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho, ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitayeho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka izo mwatinyaga bibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago zanyu bikaza nka serwakira. Igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazandakambira nkabihorera. Bazashakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro masa adendeza, atikanga ikibi. Mwakire ubutumwa bwiza, nimwemera mukumvira muzagubwa neza.
nimubana n'Imana mukiranuka muzakomera, ariko nimwanga ibizago bigiye kubageraho. Ibyo mwatinyaga bigiye kubageraho, ibyo mwatinyaga mukagira ubwoba bwabyo, ibyo mwagiraga ubwoba bwabyo mukavuga uti biriya ntago bizatugeraho, ibyo mwatinyaga biteye ubwoba nimwakanga guhindukira bigiye kubageraho, kandi mvuge ngo bigiye kubageraho vuba. Imana idutabare. Inama nakugira nuko wagendera muri uno murongo dusomye dusorejeho uvuga ngo uwumvira uwemera akanyumvira azaba amahoro masa atikanga ikibi. Yewe umvira ijambo ry'Uwiteka, wowe wayobye inzira ugendera mu bidatunganye, wewe wakeresheje agakiza ugenda ubundabunda muri maraya, wewe wiyoberanya uko izangwa n'Uwiteka, emerera Imana uyumvire uzaba amahoro masa utikanga ikibi. Ngarabiye imbere yanyu sinzabazwe ubugingo bwanyu, kandi sinzabazwe amaraso yanyu ndakambarweho. Ntegetswe kubabwira icyo natumwe kandi ndakibabwiye. Imana ibagirire neza. Ndashoje, reka nsenge. Ndagushimiye ko ushoboje Mwami Yesu, kaba ntambukije ubutumwa wampaye gutambutsa. Reka umuntu wese ugiye kubwumva ntiyumve nge, yumve wowe. Wemera agaca bugufi umubabarire, urengera isi muri rusange, kandi cyane cyane urengera Afurika, urengera umuntu wese uratandukanye, buri wese umukoreho akorwaho n'ijambo ryawe. Mwuka wera agenderere buri umwe wese kubw'urukundo n'imbabazi zawugira. Senze nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Haleluya. Nukuri twese duhanwe umugisha n'Imana, twegereje ku musozo turatambuka. Abantu mudukurikiye niza nashidikanya ko ubutumwa mubwumvishe kandi urese byakora nibye muri tatu maso mukiranuke gatano ku kanene. Hanyuma reka ninjye umukozi w'Imana mu gusoza duhereza telefone bashoboka yuko wakifuza kumuhamagara musengana Imana kugira ngo nihane ibyo byaha ushobora kumugisha inama mu by'urugendo. Waduhereza telefone yene data. Murakoze ubwo mubidusabye ni 0788 72 92 41 murakoze. Imana ibahe umugisha. Amen. Yego, kadushimira tubwe mu rero. Ciao ciao.